abakunzi ba siporo mwegerano tuganiye neza cyane muri equipe ya siporo. Amakuru mfite nuko umutoza Afami Latifi yihanangirije perezida wa siporo amubwira ati nta mufana nshaka mu Nzove. Bimeze bite? Ayo makuru yafite hari impamvu ebyiri zatumye umutoza yanga ko abafana binjira cyangwa se baza kureba imyitozo ya mbere. Bimeze bite? Ndagufite ayo ngayo muri equipe ya siporo. Umutoza yakamijeje ari gusaba abandi bakinyi bagera kuri batatu. Ese baravahe? Bimeze bite? Mfite ibihugu baraza kuvamo. Bimeze bite? Ese baraza perezida wa siporo babivugaho iki? Ayo ndagufitiye muri equipe ya siporo ku munsi w'ejo wa siporo yagiranye inama ikomeye cyane ishingiye cyangwa se ifatiye rugari cyane. Equipe ya siporo ni n'ubuyobozi bwa siporo bwahuye n'abagabo bakomeye cyane ba siporo cyangwa se inama yahuje ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi bwa Skol. Ese amafaranga yarabonetse? Ibiganiro byagenze bite? Inama byagenze bite? Ndabibafitiye byose, ndabifitiye n'ubundi amafaranga Rayon Sport izagura abakinyi aho ruzingiye cyangwa se ahantu hanini bari gutagetinga ni kuri Skol. Ese amafaranga yarabonetse? Bimeze bite? Ndaza kukubwira uko ibintu byifashe. Ariko iki nakubwira nuko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwashakaga ko imyitozo yazatangira ku wa mbere w'icyumweru tuzatangira, ariko umutoza yabyanze. Right, umutoza yabyanze. Ese bimeze bite? Ndaza kuba nagira gute nakubwira uko byifashe muri rusange. Yes, nizere ko mwese mujyane neza cyane. Dutangire inkuru yacu turambure amakuru ari muri equipe ya siporo. Abakunzi ba siporo umenye ngo bimeze bite muri rusange muri Murera. Amakuru naguha nuko umutoza Afami Latifi yabwiye ubuyobozi bwa siporo ku munsi w'ejo, ubuyobozi bwa siporo ko umusore Youssou Diagne atamushaka muri equipe ya siporo. Uti bimeze bite? Yabwiye ubuyobozi bwa siporo ko ashaka abakinyi bashya muri equipe ya Rayon Sport. Ari ikibazo ubuyobozi bwa siporo bahise bamaza ati se kubera iki uje gusenya equipe ya Rayon Sport nkaho wakubatse tukazana abandi bakinyi tugafatirana cyangwa se tukagenda twongeramo abandi bakinyi kuruta uko watangira kuvuga ko abakinyi bagize saison nziza badufashije ugatangira kuvuga ko utabakeneye kandi ari abakinyi beza. Urebye nko kuri Omar Nyinge umutoza kuvuga ko atamushaka muri equipe ya siporo kandi ari umwe mu defenseurs bafashije Rayon Sport mu mikino ya nyuma, numwe mu defenseurs bagerageje kuba bagira gute bagaragaza urwego rwiza. Umu defenseur waje muri equipe ya saison nekeza ko aba ari umu defenseur mwiza cyane. Umutoza rero wavuze ko atamushaka muri equipe ya siporo, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu mutoza Afami Latifi uti bimeze bite muri Murera? Ibintu birakomeye cyane. Yavuze ko ashaka abakinyi batari hasi ya batatu muri equipe ya siporo. Right, uyu mutoza arashaka umukinyi ukina mu gihugu cya Tunisia, ariko umukinyi equipe akinamo yamanutse mu cyiciro cya kabiri muri iyi season. Yaramanutse, hari umukinyi nimero 9 ukina muri iyo kipe. Uyu mutoza ari kwifuza right, nyuma yuko uyu mukinyi yumvishe ko ari abakinyi umutoza yazanye muri equipe ya siporo. Uyu mutoza yagize gute arimo arashaka gukorana amadiri n'abakinyi batandukanye muri Tunisia abazane muri equipe ya siporo, wenda nimba ari nawe mafaranga babaguze babashe kuba bayagabana. Umva ko uyu mutoza ashaka kugenda agira gute, arimo arashaka kugenda agira ijwi rinini cyane muri equipe ya siporo. Ni equipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri yakinaga muri Tunisia mu cyiciro cya mbere, ikaba yaramanutse mu cyiciro cya kabiri. Nimero 9 wayo uyu mutoza aramushaka. Right, uni mukinyi uyu mutoza ashaka ni umukinyi w'umudefenseur ukina mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Right, ari umukinyi w'umudefenseur ushaka ngarashaka ko asimbura Youssou Diagne. Ashaka ngo asimbura Youssou Diagne, ariko nakubwira ko ubuyobozi bwa siporo bwamakanye uramubwira ngo Youssou Diagne ni nawe uzaba kapiteni. Ibyo bindi urimo urashaka kutubwira ni umukinyi mwiza twaramubonye twese, umuntu wese ubajije akubwira ko Youssou Diagne ari umukinyi mwiza, ariko ubuyobozi bamubwiye ko nta mafaranga ahari. Bamubwiye bati turi kugwana no gushaka amafaranga yo guhemba abakinyi, urimo urashaka kutuzanamo abandi bakinyi bahenze, ushaka kuzana ku giti cyawe abakinyi tutazi ngo bimeze bite. Ese nuko iki urimo urashaka kuza ngo ugire ijambo rinini cyane mu gihe gitumaze muri equipe ya siporo? Bamubwiye ati muri equipe ya siporo nta mafaranga ahari, abakinyi barimo baranga kuza kubera ko bateye babona umushahara w'amezi 2 tubarimo. Urashaka kujya urashaka kuzana abandi bakinyi
baze bashaka amafaranga ya Rukitsoma yo kubagura n'abandi bakinyi basanga mu masezerano tutari twajya tutari twabahemba. Babwiye bati ibyo ngibyo biretse tumanze tugwane n'ibibazo byo guhemba abakinyi, ibindi turaza kwivugana. Ariko ku kibazo cya Youssou Diagne bamubwiye bati usigeho witonde uyu madefenseri, witonde uyu madefenseri arahari cyane ko Youssou Diagne no mudefenseri mwiza cyane. Ikindi muri equipe ya Sport anabwiye ngo ku munsi w'ejo habaye inama ya Skol, inama y'ubuyobozi bwa Skol ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nka equipe. Iyi nama yabaye ku munsi w'ejo, ndakubwira ko bari bagiye kuganira ku bigendanye na match ya Rayon Day kugira ngo barebe defense z'amafaranga bashaka kuzakoresha, ibisabwa kugira ngo bategure equipe ya Yanga, wenda hoteli bazayakiramo, ibisabwa byose bya Rayon Day, ndetse banaganira kuri deal yo kuba iyi Rayon Day bagira akazina gafite aho gahuriye na Skol ikaba yakwishyura equipe ya Sport ku munsi w'ejo. Ikindi kintu cyari abayobozi ba Sport ari bashaka kuganira n'ubuyobozi bwa Skol, ari baragira ngo baganire ku kibazo cy'amafaranga, nimba babaguriza babaguriza amafaranga yo kugura abakinyi miliyoni 100 cyangwa se n'amafaranga, ariko hari amafaranga ku munsi w'ejo bamaze kwemerera ubuyobozi bwa Sport ko bazaguramo abakinyi. Ariko icyo tugiye kureba ese amafaranga ejo perezida wa Sport yashakaga ko Skol yaba ibahaye nka miliyoni 100 bakagura abakinyi bakishyura n'amafaranga y'imishahara ababeremo abakinyi, ubundi bakagira gute bakaba abakinyi batangira imyitozo nta kibazo na kimwe gihari. Uko deal zari zihagaze ku munsi w'ejo rero uti bimeze bite? Ndakubwira ko ku munsi w'ejo baraganiye mu masaha y'ikigoroba, baraganiye baravuga bati kuri derby Skol yemera ko izafasha equipe ya Rayon Sport muri iyi match ya Rayon Day izaba mu kwezi kwa 8, ni mu kwezi kwa 8 right, nibwo amatariki iyi match Yanga yamenyesheje Rayon Sport ko izabonamo amatariki iyi match ishobora kuzagira gute, ishobora kuzajya mu kwezi kwa 8, nibwo Yanga ishobora kuzabona umwanya mu kwezi kwa 8 gibuze kuva tariki 2 kugeza tariki 12 z'ukwezi kwa 8 hashobora kubonekamo umunsi Yanga ikaba yaza inyarugenge igatera match. Ukuntu deal zihagaze nuko Skol barabwiye bati mutugurize miliyoni 100 twishyura amafaranga y'abakinyi tubarimo ndetse tugure n'abakinyi. Skol arabwira ati ibyo bintu muri kutubwira turamanza tubitekerezeho, turaza kubasubiza igihe turaza kubahereza igisubizo ku munsi wo kuwa 7 nibwo babwiye ati tuza kubakubita igisubizo, nimba twakwemera tukabaguriza namwe mukagira pourcentage cyangwa se n'uburyo bundi dushobora kuba mwatwamamazamo. Ariko bavuze bati aya mafaranga ni menshi, twaza kumanza tugiye gute tumanze tubitekerezeho, ndusanga ari ngombwa bikwiye tukabona dufite uburyo twazabonamo inyungu, tuzajya gute turabaguriza, ubundi mukore deal zanyu haba guhemba ndetse no kujya gute no kuba bakwishyura abakinyi babereyemo imishahara no kugura abakinyi muri rusange bakora transferi. Ibindi nakubwira nuko muri equipe Sport umutoza yanze ko abafana binjira ngo baze barebe iki imyitozo. Imyitozo iratangira saa 9:30 right, saa 9:30 saa 9:30 abakinyi mugira harimo nk'abakinyi nka 17 cyangwa se 17 gutyo baraza kuba bari mu nzove. Umutoza yanze ko abafana baza kwinjira ku myitozo. Uti bimeze biti? Uyu mutoza arashaka gukoresha icyo namanza kubwira abakunze Sport nuko aba bakinyi nabo ubwabo bumvaga badashaka gukora test, ndetse n'umutoza nukwinginga umutoza yanze ko abakinyi bakwa test, kuko abakinyi nabo ubwabo baje umutoza bijeje ko muri equipe Sport na test bazakora nukoza bagahita basinya, ariko byabaye ngombwa ko baza gukora test. Impamvu rero uyu mutoza yanze ko abafana baza kwinjira niki, avuze bati reka kubera ko ngaba bakinyi nawe ubwe ntabwo abizeye, nawe ubwe abaheruka kera n'abakinyi, urumva we yatozaga mu Rwanda abakinyi bari muri Tunisia mu byiciro bya kabiri sinzi. Yavuze ati abafana bataza mu nzove bakabona abakinyi bari gukambakamba, akavuga bati
ibintu birakomeye cyane. Baravuga ati reka dukoreshe imyitozo nta mufana n'umwe uhari, abakinnyi nitubona batari ku rwego turaza gutangaza inkuru ko cyangwa se turaza gutangariza abakunzi ba siporo ko wenda abakinnyi batumvikanye na Rayon Sport ku buryo bwo kubasinyisha. Iyo babona abakinnyi batari ku rwego bwo kuba bakina ekipe nka Sport, perezida wa Sport, abayobozi ba Sport baba bahari bari kureba imyitozo, ariko abakinnyi ntibasanga batari ku rwego rwiza, barajya gute, barabareka. Ariko nyine impamvu nyamukuru ni kugira ngo abafana ba Rayon Sport bataza gusakuza hariya mu nzu akavuga ati aba bakinnyi bimeze bite, aba bakinnyi batuzaniye bite byabo. So urebye nyine bashaka ko bamanza kubareba uyu munsi, ejo bagakomeza imyitozo, ubundi bakajya gute, abafana bakabona kuza ku isade. Nibabona aba bakinnyi byibuze ari akantu k'agatushe bafitemo, abafana ku munsi w'ejo bazagira gute, bazabareka mwinjire mujye kureba imyitozo abakunzi ba Murera. So ikindi nabwira abakunzi ba siporo nuko umutoza n'ubuyobozi bwa siporo ejo ku munsi w'ejo, ubuyobozi bwa siporo bwabwiye umutoza, bamubwira bati reka dutangire imyitozo mu cyumweru gitaha kugira ngo tumaze twishyura abakinnyi, dushaka amafaranga twishyura abakinnyi bose bazatangire imyitozo bari kumwe. Abakinnyi bose twaguze, abagifite amasezerano bazaye bagarutse, byibuze nabo tuzaba twabonye ko twishyura tukajya gute babishyura. Imyitozo ikazatangira ku cyumweru gitaha right, mu cyumweru gitaha ku munsi wo kuwa mbere. Umutoza ababwira ati no, mubaye muretse imyitozo, ni ngiyewe ufite ekipe, mureke imyitozo nyikoreshe, manze ndeba abanyamahanga kugira ngo mbarebe, wenda mbitayeho cyane abakinnyi batari baba benshi, barebe bari abarabu n'iki ndetse niba umuzamu nawe ngaraza gutangira test muri equipe sport, yagezaho arabyemera nawe araza gutangira test muri equipe sport, ubundi kugira ngo bamanze barebe aba bakinnyi ubundi babasinyisha. Ariko muri equipe sport ashaka ko basinze ukuntu biri kugenda, ariko uyu mutoza ibintu ngarimo arazana muri equipe sport ndi ibintu nyine birimo biratungura ubuyobozi bwa siporo. Arimo arashaka guhita atangira gufata imyanzuro muri equipe ya siporo, kandi arimo arafata imyanzuro ishira equipe ya siporo ibibazo. Arimo arashaka abakinnyi bashya muri equipe ya siporo, n'abagize gute, n'abagifite amasezerano batari bahembwa amezi 2 y'imishahara. Ikindi nakubwira nuko muri equipe ya siporo nakubwira ko bafite gahunda yo kugira gute, yo kugura abakinnyi 3 b'imbere right, hagati ya 3 na 2 right. Ariko siporo kubera ko yababwiye ko bagiye kubitekerezaho, ayo siporo ifite akantu kakizere gake ko siporo mu gihe bavuga bati reka turayabahaye, ariko siporo nyine yabemereye n'andi mafaranga yo kugura abakinnyi 2 right, miliyoni 40 siporo yazibemereye zo kugura abakinnyi 2. Ubu Rayon Sport nimubona yasinyishije muri iyi minsi, mumenye ko Rayon Sport yabemereye ku munsi w'ejo mu nama bakoranye asugira ngo. Ariko muri equipe ya siporo icyo nabwira abakunzi ba siporo, wenda reka tujye tubabwira ibintu byinshi, ariko wenda umuntu acangemo n'akantu ababwira ukuntu deal ziba zihagaze muri equipe ya siporo. Uyu mutoza arimo arakora ibintu bishobora gushira equipe ya siporo ahantu habi cyane, arimo arakoreramo ibintu biteye ubwoba cyane. Harimo muri equipe ya siporo harimo abantu bamuri inyuma cyane, barimo baramushuka ibintu nk'ubu ngubu kugira ngo ababwire ubuyobozi bwa siporo ko Youssou Diana nyatamushaka, ashaka abandi bakinnyi. Wakwibaza ngo iyo mpamvu ni iyihe? Bashaka kugura abandi bakinnyi kugira ngo abakinnyi babazana babajyaho amafaranga. Urumva ko ni ibintu nyine uyu mutoza sinzi to, uyu mutoza we na perezida ntabwo ari kumvikana. Ariko namenye ko perezida wa siporo yamubwiye ko agomba kugira ibintu bumvikanaho, akamenya ko agomba gutoza ekipe, ibindi ashaka ishinzwe nyine abihereza ubuyobozi bwa siporo, abishinze ubuyobozi bwa siporo. We agomba gutoza ekipe nkuko bamuhaye akazi, ibindi bireba ekipe. Nicyo kintu nabashije kumenya perezida wa siporo arimo arashaka kuganira n'uyu mutoza Afamia Lo
TV. So mugire ibihe byiza cyane abakunzi ba Rayon Sport aho muri hose mu bice by'ibihugu bitandukanye, ndababwiye ngo musigare amahoro.